Yes guys, reka nizere ko mumeze neza kandi mwiriwe neza, ibintu byose ari fresh. Ah, Rero reka mbanze mbasuhuze kandi mpereze ikaze umuntu ufunguye uyu murongo. Iyi ni YouTube yitwa Cedric Rico di Power TV. Wowe utarakora sub, gerageza ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo ubundi tubicayure ibintu bigende fresh. Ngira ngo murabizi ni umuhungu wanyu, mumeze neza ariko. Hanyuma nashakaga kubabwira yuko uyu munsi noneho tuza kureba cyangwa se tuza kuganira ku makuru agenda avugwa hirya no hino. By'umwihariko turibanda ku bigenda bitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Ngira ngo mugenda mubona inkuru nyinshi zigiye zitandukanye, ariko icyo nababwira, ikintu cy'ubwicanyi kabisa, ikintu cy'ubwicanyi, umuntu yagera ku yatera vi, abantu baricana, icyo bise umusubirizo. Nyamuneka mubure kugira ubwenge, kandi buri muntu wese ahari abure kugira amenge, kubera ko ubu ngubu yaba muvukana, yaba ari umugore wawe, yaba ari umugabo wawe, yaba ari umwana wawe, aho ngaho tayari ntawe uzi hagati y'abantu icyo baba bari gutekereza. Ngira ngo ngenda numva cyangwa se tugenda tubona ku mbuga nkoranyambaga ibintu by'impfu byakomeje kuba hatari. Abantu bari kwicana, abantu barakora ibiki, abantu barapfa nabi. Niba kwicana ari byo noneho bigiye gusimbura akazi, simbizi kabisa. Ariko ibi byose nyamuneka ni uko urukundo rwakonje, ntabwo abantu bakigira urukundo, abantu ntabwo bagikundana. Abantu urasanga barapfa akantu gatoya bakaba baricanye hirya no hino. Urajya kumva mu turere dutandukanye, ukumva ati hano hantu habonetse ibi bibazo, abantu bicanye, abantu mana yanjye. Ibyo bintu byose bigenda bitambuka hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, mwebwe mubitekereza gute cyangwa mubyumva gute? Iyo murimo murabona ibyo bintu, mubona iyi si turimo iri kwerekeza hehe? Iyi si turimo mubona koko noneho hatabayeho gusaba Imana ngo izitabare, murabona noneho bizagenda gute? Ko abantu barushijeho kugira ubugome, abantu barushijeho kugira inzangano, murabona tuzerekeza hehe muri iyi si yacu twibereyemo? Ibi bintu biba biteye ubwoba. Iyo umuntu afata umuhoro agatema undi, ibyo bintu rwose ntabwo byari bigakwiye. Hari ikintu umuntu ashobora kuba yavuga, ariko nanone hari n'ibitinyitse kuba yavuga. Ugasanga mugenzi wawe aragufasha, kugiriye nabi, arakurenganyije, ase mwaranduye icyo mupfa mukabagarira icyo mupfana. Kwama muvuza induru, kwama musamirana, kwama mugira ibiki, inzika z'abantu bafite, inzangano z'abantu bafite, byibura mwaranduye icyo mupfa mukabagarira icyo mupfana. Nyamara mwakwiye gutekereza neza, mukareba iyi si turi kwirukiramo, iyi si turimo turajyamo, imbere hayo ukuntu hameze, ni ibintu by'ibibazo gusa utamenya. Ariko ibyo byose biterwa n'uko nta rukundo abantu bakigira. Ubu ngubu urukundo rw'abantu batangiye kurugaragariza mu kwicana, kuko iyo umuntu agiriye nabi, noneho hari ikintu cyateye mu banyarwanda cyo kudatabarana mwokabyara mwe. Noneho biriya bintu biri kuba mu Rwanda ni ibintu bimeze bite? Ko abanyarwanda bagira urukundo, ko abanyarwanda basenyera umugozi umwe, biriya bintu byo kubona igikorwa kiri kuba bakarebera, biriya bintu noneho biri guterwa n'iki? Noneho ubwoba noneho abanyarwanda bagiye kugira, ni ubwoba noneho bugiye kuzabageza habi. Niba umuntu aje agafata umuntu akamugira nabi, uri kureba ngo si watabara. Nabonye gutabara kwabo noneho baratangiye kubisimbuza gufata amashusho. Ariko se buriya niba mutekereza, niba uri ahantu umuntu bakamufata bakamugirira nabi, nujya gufata amashusho
ya mashusho wenda reka tubyumve wa muntu wagiriye nabi undi azabiryozwa, ariko se wa wundi bagiriye nabi we mumutekerezaho iki gituma mutamutabara ahubwo mugafata amashusho? Sonatube ejo bundi nahabonye inkuru bari abana cyangwa se ziriya twakita nk'imbobo zifata, noneho nk'ikibabaje umuntu ubacungiye umutekano, umunyerondo urara ijoro sha ubahigira umutekano, ubashakira umutekano ngo hatagira ababahungabanya, ugasanga abantu baramwigabije bamugiriye nabi, bene rubanda bakanuye barebera, batonze imirongo kuri borodire z'umuhanda nta n'ugutabara.